mwongeye kwirirwa kandi muri amahoro aho muherereye hirya no hino. Iyi ni radiyo IFTV ijwi ry'urugwiro, mudukurikira mukanze wa akadomo IFTV akadomo FR. Hari namwe mudukurikiye kuri YouTube channel, muba munejejwe no kutureba amaso ku maso kandi natwe biratumura. Tugeze mu mwanya gucamo umugani, tuba twahariye abana bakiri bato ariko n'abakuru ntibagwa nabi. Uyu mugani tugiye kuwuca twaho duherereye bibaye nijoro. Burya kirazira nyamuneka guca umugani ari ku manywa. Mushobora kuba twumva mufite amanywa y'amahanga abagabo, ntacyo bitwaye, gusa byaba byiza mubaye muretse umugani mukaza kuwuca cyangwa kumva hamwe n'abana aho muherereye aho ariho hose amasaha akuze. Umuco wacu ugira kirazira kandi ni byiza kuziziriza. Ndagira ngo bacire umugani nkuko ikiganiro kigezemo ari cyo kubacira umugani, kandi nizere ko umugani ngiye kubacira uraza kubagirira simbateye amatsiko. Reka ntangire mbacire umugani. Ndabacira umugani mbabimbuza umugano, nuzabikantarange azasange ubukombe bw'umugani bukiziritse ku rusenge rw'inzu. Inuma yaritse ku nzira, agaca karayarurira, uravugiriza, hapfa imboga n'imbeba, hasigara inka n'ingoma. Kera rero habayeho inzira y'ubuzima ducamo buri uko bwije n'uko bukeye. Byaba byiza ubaye uzi neza uko wakwita ku buzima bwawe. Burya nta kigufasha neza nko guca mu bihe uzi n'uburyo wabyitwaramo. Reka nkumare impungenge, ntugace ku kiganiro ita ku buzima bwawe, gica kuri radiyo IRTV ijwi ry'urugwiro, hamwe nanjye Jeanne Niyonizigiye, buri saa 11 za mu gitondo ndetse na saa 11 za nimugoroba ku isaha y'i Paris mu Bufaransa. Ukurikira ukanda wa akadomo IRTV akadomo FR. Ita ku buzima bwawe. Habayeho bihehe n'intama i Nyanza. Umugani ngiye kubacira ugira uti intama na bihehe i Nyanza. Hari abantu bari i Nyanza, hari abantu bavukiye i Nyanza ariko bakaba bakihari ngubu. Hari abazi ko ariho basekuru bakomoka. Mwese ndabasuje kandi ijwi ry'urugwiro turabizi neza, turabizirikana ko i Nyanza ari wabo amateka atari makeya. Ntabwo ndi butinde muri ayo mateka, ahubwo reka nkomeze n'umugani. Umugani nkuko nari maze kubivuga uragira uti intama na bihehe i Nyanza. Abatazi bihehe ntibamenye intama, ntibamenye n'izindi nyamaswa cyangwa udusimba turaza kuvugwa muri uyu mugani. Nabareka mbararikira kujya kuri wa akadomo IFTV akadomo FR. Amafoto baraza kuyasangaho, aho bari bone umutwe w'ugira uti mbacira umugani intama na bihehe i Nyanza. Ngenda ndarisaka twakomeje kuganira. Umunsi umwe bihehe yagiye i Nyanza, isanga basinziriye, iterura ingoma. Iyirengana ku manga, ingoma iragwa, irivugiza, bihehe irahunga. Nuko mu guhunga ihura n'intama. Mwabana mwe namwe bakuru mudukurikiye rero, muzi uyu mugani, muze kumfasha aho ntegwa, muze kongeraho, ntacyo bitwaye. Umuntu ababiheruka mu myaka yo hambere, gusa umugani uteye. Inzira y'ubuzima ducamo buri uko bwije n'uko bukeye. Byaba byiza ubaye uzi neza uko wakwita ku buzima bwawe. Burya nta kigufasha neza nko guca mu bihe uzi n'uburyo wabyitwaramo. Reka nkumare impungenge, ntugace ku kiganiro ita ku buzima bwawe, gica kuri radiyo IRTV ijwi ry'urugwiro, hamwe nanjye Jeanne Niyonizigiye, buri saa 11 za mu gitondo ndetse na saa 11 za nimugoroba ku isaha y'i Paris mu Bufaransa. Ukurikira ukanda wa akadomo IRTV akadomo FR. Ita ku buzima bwawe. Nari maze kuvuga aho intama yari maze guhura na bihehe. Bihehe imaze gucikwa na ya ngoma yari imaze gukura i Nyanza, yitaye mu manga. Amagambo akomeye ari muri uyu mugani, bantu bakuru muri kumwe nanjye
aho muherereye aho ngaho, amagambo agoye muze gufasha abana bayamenye icyo asobanuye. Inanga n'iki, ingoma n'iki, wasanga abantu batazi n'ingoma, gusa amwe mu magambo ushobora kubonera amashusho ari kuri IRTV.fr. Bigihura bihehe iti wa mugabo we urava he? Intama iti ndava i Nyanza. Bihehe iti hari amateka ki? Intama iti hari amateka c'urugomo. Bihehe iti wibeshye, gusa kuva kera i Nyanza n'ubwami bwari buriho amateka yavagayo yacaga urugomo, kimwe n'uko ubuyobozi bwiza bukomeza gukumira uwashaka kwendereza undi. Intama iti reka dusimbuke iriba riri hariya, nitumara gusimbuka ndakubwira andi mateka y'i Nyanza. Bihehe irabyumvira iti ni koko. Intama iranyaruka irasimbuka. Bihehe isimbutse yikubita mu iriba. Intama irabireba, ibona ukuboko Bihehe imaze kwikubita muri rya riba, kandi bibutse ko burya intama na Bihehe mu bitekerezo byinshi bagenda batubwira ko bitari inshuti cyane. Bihehe isimbutse yikubita mu iriba, nk'uko nari maze kubabwira. Intama ni ukurigendera isiga Bihehe muri iryo riba yivurugutamo. Intama igeze kure gato ihura n'agakima. Agakima kati niko ko wiruka? Intama iti ni Bihehe. Agakima kageze ku iriba kabonamo Bihehe, katurakora iki aho ngaho? Bihehe nayo iti naguye mu iriba, ariko uwankuramo namugororera. Ntabwo ndabatera amatsiko cyane, gusa utazi uyu mugani wakwibaza uti Bihehe kimaze kugwa mu iriba ariyo yigushijemo, intama ihenze ubwenge igasimbuka, intama igahita yigendera, none itangiye gutakamba ngo wayikuramo yamugororera. Wowe kurikiranye IRTV ijwi ry'urugwiro, urumva byaraje kugenda bite? Nuko agakima karabyumvira, kayihereza umurizo, kati murizo wanjye buriya wadufasha. Karayikurura ivamo. Bihehe imaze kuvamo yanga kuyirekura. Bihehe yanga kurekura umurizo w'agakima. Agakima kati ndekura se. Bihehe iti nkurekure ungiriye neza. Murumva rero ko bitari byoroshye, wakwibaza uko byakomeje kugenda, ariko nticwe n'amatsiko. Ntabwo ndi bureke kurangiriza uyu mugani ngo mugucire mugeze ku iherezo. Ndibaza wabwira n'abandi bagenzi bawe bati uti muze dukurikirane urugani. Nuko Bihehe iti nkurekure kandi ungiriye neza. Agakima kati nyamuneka ndekure, nkurekure kandi ungiriye neza. Ibintu bigabivuze igico. Uramahirwe akandi gakima kaba karahagobotse kati jugunya ku gakima hejuru nikamanuka. Jugunya ku gakima hejuru nikamanuka kamire. Bihehe ikajugunya hejuru na bwangu, igiye gusimbuka kugafata igwa muri ryari. Irongera irisubiyemo. Udukima turigendera. Bihehe dayiwe, umushotsi wa mbere unsanga aravuza induru, maze abantu benshi baze banyice. Isi ntigira imyiturano, kandi uwiturwa neza niwe yagiriye abagira imana. Sinjye wahera hahera umugani. Ndabifuriza kandi kugira umugoroba mwiza. Mwe mwakurikiye umugani buri ku mugoroba, namwe muza kongera kuwukurikira bigeze ku mugoroba, muze kugira umugoroba mwiza. Ndi Andre Isaka, nari mu kiganiro umugani kuri IRTV. Cyo ngaho mugire impagarike n'ubugingo. Inzira y'ubuzima ducamo buri uko bwije n'uko bukeye, byaba byiza ubaye uzi neza uko wakwita ku buzima bwawe. Burya nta kigufasha neza nko guca mu bihe uzi n'uburyo wabyitwaramo. Reka nkumare impungenge, ntugace ku kiganiro ita ku buzima bwawe gica kuri radiyo IRTV ijwi ry'urugwiro, hamwe nanjye Jeanne Niyonizigiye.
buri saa 11 za mu gitondo ndetse na saa 11 za nimugoroba ku isaha y'i Paris mu Bufaransa. Ukurikira ukanda #URTV.fr. Ita ku buzima bwawe.